Ngiye kubagezaho ibiri kuba kuri Vestina, bafana ba Vestina na Dorcas, murabe hafi mwiyumvira amakuru n'ibijyanye na kontabure cyangwa se manager wabo Irene, akaba n'umugabo wandi wa Vestine. Ngiye kubagezaho amakuru arambuye nk'uko bisanzwe, ndi umugaragu w'ibyegeranyo n'amakuru Pera TV happy. Uyu mukobwa Vestine murabizi ko mu kwiga kwe yari umuswa, none umugabo amubyaje rimwe, niko abagabo babaye. Abonye ko amurusha n'ibiceri, afite ibiceri, ati uwashaka undi mugore uyu nguyu utunyashi. Tumaze kugenda uwazana undi ufite utunyashi. Abasore rero urubyiruko bajeni, nanone gushaka umugore kurusha amafaranga aba ari agasuzuguro. Mu gihe ugiye gushaka, shaka umugabo cyangwa umugore ukunda umutima wawe, udakeneye ubwiza n'ubutunzi byawe, kuko ibyo nibirangira azagusiga, ariko uwagukundiye umutima wawe n'ubwitonzi bwawe muzahorana iteka ryose. Wisanze muri ibyo bibazo wakora iki? Munyandikire muri komenti. Mu gihe washatse umuntu umukunze, byagera nyuma ukamwanga, cyangwa se ubwiza wamara kubutakaza akakwanga, agakenera ibindi bisa nk'ababaje, munyandikire mumbwire. Kandi nkomeje kugenda nshimira abantu mwese mwagiye mugera hano kuri uyu muyoboro, mugakora subscribe, like, comment. Ibyifuzo n'ibitekerezo ni ingenzi, ariko nanone kugira ngo ube mu isi yo hanze aha ntabwo bisaba kuba mu ishuri wari umuhanga, kubera ko hari benshi bari abahanga mu ishuri uyu munsi wa none bakaba basabiriza, ariko Vestine afite amafaranga, ni umuhanzi mwiza wihagazeho, umunyamuziki uririmba ntibaririmbe, ni umuhanzi mwiza tu.